ni impundu ndetse n'ibyishimo bidasanzwe kuri iyi famiye witwa Naomie ndetse n'umugabo we Michael bamaze kwibaruka imfura yabo. N'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri bakunda iyi couple ndetse bari bategerezanyije amatsiko mu by'ukuri kumva ko uwitwa Nishimwe Naomie byibuze yaba anatwite, ariko amaso yari yaraheze mu kirere. Ariko uyu munsi wa none rero mu masaha ashize nibwo batunguranye cyane ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza yuko bishimiye kuba Imana ibahaye umugisha ndetse bakaba bibarutse imfura yabo. Iyi ikaba ari breaking news ndetse akaba ari amakuru atunguye abatari bakeya bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bitanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ubona ko kabisa bishimiye iyi nkuru kuyumva. Kandi nabyo natwe uyu mwanya tugiye kuba tugarukaho ndetse ngerageze kugusobanurira uko ibintu bigiye bihagaze, dore ko abantu benshi kugira ngo bashe kubisobanukirwa ndetse no kubyumva biri kubagora cyane. Bamwe bakibaza bati se ko tutabonye Nishimwe Naomie anatwita ubu ngubu byaba bigenze bite mwuka byaramwe, dore ko iyo abasitari benshi batwite babishyira ku karubanda nyine bakagenda berekana achievement idasanzwe bagiye kuba bageraho. Ariko uyu Naomie n'ejo bundi twamubonye ku gitaramo cya King James bigaragara ko rwose yimereye neza nta n'ikibazo afite. Rero benshi bari kugenda bigarukaho bibaza bati se yabigenze bitaka kanya. Reka mbanze nguhe ikaze. Iyi yitwa Kigali Detox, ni muri tayari rero kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, dore ko amakuru yose y'imyidagaduro mba ndi tayari kugira ngo mpite nyakubwiraho ndetse nkakubwira utuntu n'utundi kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Reka nizere ko wamaze kubikora rero ako kanya. Gusa mbere yo kugira ngo ninjire muri iyi nkuru ndagira ngo nkwibutse ko uyu Nishimwe Naomie ndetse na Michael bagiye mu rukundo bigatinda, ndetse ubu ngubu nk'uko Naomie yabidutangarije bakaba bamaze imyaka 6 yose bakundana, ariko muri iyo 6 bakaba bamaze imyaka 2 gusa babana nk'umugore n'umugabo, kubera ko benshi muri mwe nk'uko murabyibuka ko babanye mu mwaka wa 2024 hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 nibwo basezeranye imbere y'Imana, ndetse ni ibintu byashimishije abantu cyane bitewe n'uko bakundaga iyi couple mu buryo budasanzwe. Icyo gihe ndabyibuka ko rwose byari ibirori bidasanzwe, aho abantu benshi kabisa babonaga ko bashishikajwe n'iyi couple by'umwihariko. Bakaba bari abantu bari bamaze igihe bari muri couple nyine bakundana mu buryo budasanzwe ndetse babishyira ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ari imwe muri couple navuga ngo zari z'intangarugero ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi barayifanaga cyane. Ndetse uko icyuko bayifaniraga ko uyu Naomie yabayeho Miss Rwanda, ikindi bayikundiraga ni ukumva story yayo ukuntu bahuye. Ndetse uyu Naomie ni umuntu navuga ngo utajya upfa kuri pana cyane, dore ko yakunze kuvuga yuko ari we waprochinze Michael imbere, dore ko hari umwe mu basore navuga ko rwose nawe ukunditse ufite isura ikurura abakobwa cyane, dore ko Abanya-Ethiopia ni bamwe mu bantu bagira amasura meza cyane ndetse bakaba bari abantu bakunditse. Ndetse nyuma y'izo story zose, nyuma y'uko baje kubana nk'umugore n'umugabo, hakurikiye urundi urugamba rwo kurwana n'abakunzi be ndetse n'abafana be by'umwihariko, aho abantu benshi bibazaga impamvu uyu Naomie adatwita kandi amaranye n'umugabo w'igihe kirekire. Ndetse uyu Naomie nk'uko abantu benshi bamuzi ni umuntu ukunda kwisekera ndetse ni umuntu ukunda kuvuga pe, ni umuntu ukunda kuvuga twinshi. Rero abantu benshi bakabimukundira ndetse akaba ari umuntu navuga ngo ujya ukunda kugira ukuri kwinshi, ndetse bamubazaga ikijyanye n'icyo kibazo cy'uko atabyara yahitaga abaha ukuri kwinshi, ndetse ukimubajije akicuza n'impamvu ashobora kuba kibajije. Rero abantu baje kugera aho ngaho barabyakira nyine, n'ubundi bariyakira bategereza icyo Imana izakora. Ariko uyu munsi kwa kabiri ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 nyuma ya saa sita nibwo habaye igitangaza. Tubona poste ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri Instagram, aho abantu benshi bari barimo kugenda bamuha felicitation bavuga bati rwose congratulations kubwo kuba wowe n'umugabo wawe Michael kuba mwibarutse umwana w'imfura. Ni ibintu bigaragara yuko byashimishije abakunzi b'iyi couple by'umwihariko. Gusa nkibibona nanjye sinashoboraga kubyizera, nahise mvuganira ikanze n'inyarukire nirebere kuko ndebe kuko ibi bintu nimba ari byo, kuko kubyizera byo biragoye pe, kubera ko nta gitangazamakuru yewe nta n'umuntu wigeze azanga nuganuge yuko uyu Miss Naomie ashobora kuba anatwite. Rero kumva ngo yabyaye byari bigoye kubyizera. Rero nkigera kuri Instagram ye niyo post nahise mbona nanjye numva birantunguye cyane, aho yagize ngo my God is Yahweh, Jesus thank you so much for making us parents, thank you for keeping your promise and blessing us with our precious little rainbow, already loved more than the world could ever express. Aho yari gushimira Imana avuga uti rwose Mana uri yawe, ati Yesu urakoze kuba utugize ababyeyi, ati rwose warakoze kuba warakomeje isezerano ryawe ndetse ukaduha n'umugisha, ukabuduha ikintu cy'agaciro. Ahangaha nyine yagiranyije nk'umukororombya, ati rwose wankunze kuruta uko amagambo yabisobanura. Nubwo butumwa yaba yatanze rero bugaragaza ishimwe rikomeye cyane ndetse ashimira Imana kuba yibarutse. Akaba ari inkuru rero yakiriwe neza ndetse abantu benshi kubona ko rwose bishimiye kubona uyu Nishimwe Naomie
nawe agiye kuba umubyeyi, akaba ari ibintu byo kwishimira. Rero uyu akaba ari umugisha ukomeye cyane uyu Nishimwe Naomie, navuga ngo ahawe, akaba agiriye ubuntu bwo kwitwa umubyeyi. Kuwamukunda ndetse nabibazaga impamvu uyu Nishimwe Naomie atabyara, ndizera ko bashije kuba basubiza cyari igihe kitaragera, igihe rero kikaba cyageze, akaba ari mu byishimo bidasanzwe we n'umuryango we, bigaragara yuko rwose ari igihe cy'umunezero. Rero nabonye hari abantu benshi bakomeje kugenda bamuha congratulation, harimo cyane cyane ab'ibyamamare nk'uwitwa Mutesi Jolly, nabonye rwose amuha congratulation, amushimira cyane, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Urabona ko rwose ari umwana uje abantu benshi bafite amatsiko, bafite inyota cyane. Uri kubona ko ari ibintu byiza cyane, uri kubona ko abantu bose rwose bamukunze ndetse bishimiye kuba uyu Naomie ndetse na Michael bibarutse imfura yabo. So reka durere mu bindi biganiro. Rero ni breaking nanje kukubwira, ndizera ko kandi wabashije kubikunda. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yitwa Kigali Detox, nimba ari ubwa mbere ntugende udakanze subscribe, nyamuneka. Murakoze cyane.